izagera igihemwo kimwe igira ikintu igaragaza igihishura igihishura kuko njyewe Sirasi sinigeze shaka kumutanga iyo shaka kumutanga ni Kigali ubwo naho musanganaga nuriya mudamu Jani yambuye umugabo we witwa Tabaro narabifatiye gutya n'urufunguzo narufata ndabafungirana babirimo baryamye musaza wanjye afite akazi gakomeye yari guitazana imodoka na polisi bakamujyana yari Kigali yaramamaga yarambaza ati Sirasi usanze ibyo bamuvuga hari ukuri ndamubwira ni Sirasi baramubeshyera ari mu kazi ndamuhishira kandi mwitaba nawe abyumva ko ndi kumwitaba ndamubwira ni Sirasi ari mu kazi ibyo bamuvugaho no kubeshya ngira ngo ibyo bintu biramubera isomo amahoro cyangwa se yite ku bana biwe naho wiwe yahise afata nk'ikigoryi cyangwa se nk'injiji yibereye aho ngaho ariko jya ibyo nakoraga Imana yabaga ibizi kandi nzi ko yabibonye yego rero ntabwo ibyo byantunguye byo kuba wenda wasanga abagore bakuze bari bamubangamiye cyangwa yaramaze kubona ko hari ikibura ajya no kureba n'abana ko bihura ntabwo ntabimenya kandi njye uriya mwana n'ubundi kuba nari nzi ko aba mu rugo nari mbizi ariko yagiye kuba mu rugo ntahaba mbibaza umugabo wanjye namaze uwo mwana aba mu rugo gute tafashe umwana ese ko twagiye no kuri ribu yiririma nkakwaka abana nkakwaka n'uwo mwana urwaye ukamunyima uwo mwana azita ku mwana kurusha nyina wamubyaye ni mu saza wa umwana watewe inda ntabwo ari igihe namureze Sirasi nta nyungu mbifiteho kumufungisha ni umugabo wanjye yambyari twabyaranye abana bangana kuriya nubwo atabyemera njyewe ndabizi ko ari umugabo wanjye nubwo byahinduka nyuma azabihakana ariko Imana irabizi ko ari umugabo wanjye hanyuma ikindi kandi njyewe ubwanjye iyo umuntu mutandukanya kuvuga ibyo ashaka ubwo nyine niko yabyiyumvishije ko ari jye mbiri inyuma ariko ashyira umutima hamwe njyewe ntago Sirasi nashatse kumufungisha yarandeze asaba gatanya yandeze asaba gatanya yego andega n'ubundi ntakibana nawe andega naravuye mu rugo n'ubundi kubera ihohoterwa yakoraga nkorera byo kumuza ku nkeke andega n'ubundi ko hari abana atemera yego dufitanye ikindi nanabikuyemo ubumuga bw'irijishura riro yego Sirasi no kuba ibyo yankoreye byose we yarabitekerejeho akumva ko akwiye kwaka divorce yego niba koko abitsinda ajya kumva ko aricyo cyamuhesha amahoro divorce tukiri muri iyi si yego ndi bubimwemerere kuko n'ubundi mwiziritseho bya mbere ibibazo byaba bibi cyane ndayimuha ariko imbere y'Imana Imana izi ko ari umugabo wanjye Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute Yes reka mbasuze kandi mbifurize ishya n'ihirwe mwese mudahwema kutuba hafi mu biganiro bya Day TV nizere ko mumeze neza nizere ko aho muri hose mumerewe neza Imana ikomeje kubarinda Imana ikomeje kuba umugisha mu byo mukora byose abantu mwakoze subscribe share comment ku biganiro byacu kude chapeau ndabashimira byimazeyo uyu munsi ntabwo muri kubibona neza ariko nifuje kuganira n'umumama n'umubyeyi muri hangana izi modoka ziri kugenda zica hano turi gukorera ikiganiro ni imodoka ziri guca ku muhanda voice cyangwa sound muri kumva ntizibatere ikibazo kuri kamera za Day TV ngiye kwakira umubyeyi n'umumama muramubona n'umumama ukuze n'umumama mubona ari respect cyangwa se yiyubashye ukurikije ku myambarire ukurikije uko umureba rukwi urabona ko ni umubyeyi wiyubashye uyu mama rero benshi mutamuzi ni umudamu wa Sirasi Nzabahayo Sirasi umwe uherutse kuvugwaho cyangwa se umwe uherutse gukekwaho icyaha cyo gufata umwana ku ngufu akamukoresha imibonano akanabyara umwana ndetse bikaza kurangira baranatawe muri yombi akanafungwa ni ikiganiro twakoze nyuma akaza gufungurwa aho urukiko rwa Gasabo rwagaragaje yuko Nzabahayo Sirasi DNA cyangwa se amasano y'umwana nawe bidafite aho bihuriye nkuko mubibona rero nakiriye uyu mubyeyi kuri kamera za Day TV kugira ngo tuganire icyo tugiye kuganira nta kindi nari musanze hano ku rukiko ariko ndavuga reka tuganire ntabwo tugiye kuganira ku bijyanye n'ibya gatanya n'umugabo we dore ko ubwo Sirasi yatabwaga muri yombi cyangwa se ubwo Sirasi yazaga guhabwa umwana hano ku rukiko mu kiganiro ko twabikoze mwabonye ko yahawe umwana yaraje ngo gusomerwa ku byo yari yarareze bijyanye na gatanya n'umudamu we nifuje rero ko turi buganire n'uyu mubyeyi ntabwo tugiye kuganira ku bijyanye n'ibyo mu rukiko cyangwa se n'iyi gatanya ahubwo ngiye kuganira nawe ku bijyanye n'ifungurwa ry'uyu mugabo we cyangwa se n'uko umugabo we yafunguwe n'uko yabyakiriye n'uko yumva nimba kuko ubutabera Sirasi yahawe bwari bunyuze mubyeyi ndakwakiriye kuri Day TV murakoze nitwa Nikuze Helena
Ndi madamu wa Silas bya Yesu ni ku murongo. Yego. Mubyeyi ngenda kwakiriye natangiye mvugana n'umubyeyi wiyubashye mbona ukuze wambaye neza. Nzaba hari Silas ni umugabo maranye igihe kingana iki? Imyaka 21 niyo twari tumaranye. 21. Ku myaka 21 mufitanye abana bangahe? Twari dufitanye 7 ariko ubu ngubu abariho ni 6 nibo ndi kurera. Silas nyuma yo gukekwaho kiracyaha ndetse akanatabwa muri yombi kuri uriya mwana, hari ibiganiro byinshi twagiye tubona bigenda bikorwa bimushinja cyangwa se bimugaragaza ko yateye umwana inda ndetse akanabiregerwa akaza gufungwa. Nyuma yuko arezwe kiracyaha nk'umubyeyi wabyakiriye ute nk'umuntu mwari mubanye imyaka ingana gutyo? Ntago byantunguye kuko nanjye hari amakuru menshi nari ngiye mfite. Yego. Hari ibyo urusanzwe umuzo n'ubundi. Yuko wenda muri iki gihe kubaho ari amafaranga cyangwa se kuba ufite kivugira n'abakuri inyuma, ariko n'ubundi hari abana n'ubundi ngewe nari sanzwe nzi ko ari abasirasi. Yego. Niyiziye niyo babapimana n'isaha basanga ari abivu. Uravuze ngo ntabwo ari bwo bwa mbere, n'ubundi yari asanzwe afite abandi bana n'ubu ku buryo ntabwo byari bintunguye kuko njya no gukubitwa ijisho rikamera gutya. Nari mufatanye n'ubundi n'umugore ku buriri bwanjye, ankubitana n'umuhungu we mukuru Prosper, kuko Prosper ni waruje kumbwira ati ngo urebe papa ibyarimo mu nzu bikingiranye. Icyo gihe aradukubita twese. Ntabwo ari ikintu cyari kintunguye, gusa icyaje kuntungura nuko yaje kubikorana n'akana kangana kuriya gatoya katagejeje igihe. Icyo kintu cyantunguyemo, naho ibyo kuba yari asanzwe ibyo bikora byo nari mbizi. Hanyuma mwabanaga gute muri ubwo buzima bwo kuba afite abana mu gasozi wari ubazi na mbere? Mwabanaga muri ubwo buzima gute? Ni ibintu wakira gute ko ari ibintu biba bigoye kuba wamenya ko umugabo wafite abana mu gasozi wenda ataranabakubwiye cyangwa se aranabakubwiye ko bitajya byoroha? Mwabanaga mu buhe buzima? Ntabwo yabyoroshye kandi nta nubwo yakunze kuba mu rugo, yakundaga kuba yagiye. Iyo yazaga zabaga ari induru, kenshi na kenshi nararaga mu gasozi nkirukanka. Kari umwana w'umukobwa witwa Providence niwe wakundaga kunyirukanga inyuma, aho naye karara aho ngaho. Ntabwo mbese nari mbaye mu rugo kubera yuko twari abakristo, ngewe twarerewe mu itorero rya gikristo rya ADEPR, kandi ADEPR urabizi ni abantu bakunda guhishira ikintu cy'ikibazo nk'icyo ngicyo kugira ngo atishyira mu rero kubera yuko ari we wari untunze kandi akorera amafaranga, njyewe nta kazi ngira kandi ibihangano byiwe ari byo byari bidutunze. Nkomeza kwihanganira kuvuga ibyo bintu, nkajya nceceka nkanga kubivuga, nyine nkakomeza nkapfiramo ariko nkamubikira ibanga mu bwo buryo kugira ngo ndebe ko abana babaho cyangwa se nanjye nkaramuka. Icyo kintu nakunze kwigengesera cyane mu itorero, nangaga kumusibira amayira kandi ari udutunze tubeshejeho. Kubaho muri ubwo buzima ukandamizwa kugira ngo utagaragaza ko umugabo wawe ari mubi mu itorero cyangwa se itorero ritababona ko muri abantu babi, ubwo buzima wabubayemo imyaka ingahe? Nta gihe na kimwe kizima, nta gihe tukiri n'abanyagatulika tutarajya muri ADEPR byambagaho. Hari naho yigize kuvuga ngo naragiye ngo umwaka n'amezi agera muri 5 n'ahari. Icyo gihe naragiye kubera yari yanteye umugeri nkiri ku kiriri, ndongera ndatoboka ndava. Nibwo nahitaga muhunga ndagenda mpungira ahantu mu Ruhengeri ku muvandimwe wanjye. Niho naye nahungiye, niho narindi. Ubwo rero ntago n'umundi twigize tubana neza. Nibwo navuye mu Ruhengeri agaruka kunyura, azanye na komite y'itorero yarakijijwe we, ambwira ko yamaze kwakira agakiza kandi yamaze kumenya ko mama wari uduteranya tugiye kwimuka tukamuvira iruhande. Nyine nkomeza kubana nawe mw'ubwo buryo nihangana, mageze sanga yagiye muri ADEPR. Amaze kujya muri ADEPR nyine nibwo nanjye namukurikiye muri ADEPR. Ndavuga nubwo tuhagiye bizacogora ariko nago byigize bikunda. Iyo nabonaga agahenge wenda nk'icyumweru kimwe cyangwa se mu gihe adahari yagiye yakoze ingendo yagiye aho ngaho nabaga numva ntuje. Ubuzima bumeze gutyo, abana ubuzima babagamo bwabaraga ubuzima bumeze bute? Bo byibuze hari babonaga ibyo bagenerwa cyangwa nabwo bwari ubuzima bukakaye nk'uko n'ubundi wari ukakaye nawe, cyangwa warabishaga byandi by'ababyeyi ba kera mwiyubaha ntubyereka abana? Keretse uriya mwana mukuru witwa Prosper niwe wakunze kutubona kuko hari n'igihe n'ikinyiranaga mu nzu isakaza gukubita urugi ngo asohoremo, umwana bagahangana akaba yamukura ku rugi, ariko ntabwo abana batoya bakunze kujya babibona. Batangiye kubibona muri iki gihe aho natandukaniye nawe kuko yanyirukangagaho no ku manywa babireba. Hanyuma bibaho ugomba kuba muri ubwo buzima, urabwihanganira nk'umuntu w'umubyeyi kugira ngo utabasha kwiteza abantu mu rwego rwo kwiyubaha nk'uko nabitangiye. Biza kugera igihe cyuko wumva ko Silas muri rya terinda ry'aho yagiye atera inda hagiye hatandukanye, noneho biba ngombwa ko
wumva ko yateye umwana inda utujuje imyaka ndetse wari umukozi mu rugo rwawe, shock cyangwa se umutima wawe wabashije kubyakira byoroshye? icyo gihe ngewe ntabwo byananjyanye kure cyane, kuko ngewe mu bintu naciyemo na Sirasi namubwiraga amagambo abiri. Yego. nkamubwira ni icya mbere nta mafaranga afite, cya kabiri nta muryango ukomeye afite, cya gatatu kandi nge sinanamenyekanye ntabwo nzwi. Yego. ariko hari Imana yonyine inzi izagira igihe ikagaragaza ibyawe. ndamubwira ni ngewe ntabwo uzafungwa biturutse kuri ngewe, ariko hari igihe uzakora gatoya kakagaragaza ibyawe. Wari warabimuteguje na mbere ko hari igihe azafungwa? ndamubwira ni uko biri kose Imana itarya ruswa, Imana ireberera abakene, Imana imenya ipfubyi n'imbabare, ikamenya indushya ahantu ziri, ikamenya ibibera mu buriri nijoro ku mugabo n'umugore. Izagera igihemwo kimwe igira ikintu igaragaza igihishuri. Igihishuri kuko ngewe Sirasi sinigeze shaka kumutanga, iyo shaka kumutanga ni Kigali ubwo naho musanganaga n'uriya mudamu Jani yambuye umugabo we witwa Tabaro, narabifatiye gutya n'urufunguzo narufata ndabafungirana babirimo baryamye. Musaza wanjye afite akazi gakomeye ari guhita azana imodoka na polisi bakamujyana, yari Kigali. Yaramamagaye arambaza ati Sirasi usanze ibyo bamuvuga hari ukuri? ndamubwira ni Sirasi baramubeshyera ari mu kazi. Ndamuhishira kandi mwitaba nawe abyumva ko ndi kumwitaba. Ndamubwira ni Sirasi ari mu kazi, ibyo bamuvugaho no kubeshya. Ngira ngo ibyo bintu biramubera isomo amahoro cyangwa se yite ku bana biwe, naho wiwe yahise afata nk'ikigoryi cyangwa se nk'injiji yibereye aho ngaho. Ariko jya ibyo nakoraga Imana yabaga ibizi kandi nzi ko yabibonye. Yego. Rero ntabwo ibyo byantunguye byo kuba wenda wasanga abagore bakuze bari bamubangamiye cyangwa yaramaze kubona ko hari ikibura ajya no kureba n'abana ko bihura. Ntabwo nabimenya kandi njye uriya mwana n'ubundi kuba nari nzi ko aba mu rugo nari mbizi. Yego. Ariko yagiye kuba mu rugo ntahaba. Mbibaza umugabo wanjye namaze umwana aba mu rugo gute tafashe umwana. Ese ko twagiye no kuri ribu yiririma nkakwaka abana nkakwaka n'uwo mwana urwaye ukamunyima, uwo mwana azita ku mwana kurusha nyina wamubyaye? Yego. Akambwira ati ngewe umwana wanjye ndabizi amwitaho. Ndamugani nta kibazo. Umwana ku buryo niyo najyaga gusura abana uwo mukobwa yarakingaga agakingirana abana banjye ngo ntababona bari bahari, agakinga mujye mu nzu mama wanyu yaje atanabaroga. Mwarabibonye ko mu kiganiro yakoze ko yavugaga ko Sirasi ariko yaramubwiye ngo ndi umudayimoni, ngo ntazazanga abana be nkabatwara ndi umudayimoni. Ubwo budayimoni rero bwatumye njya kugisa abana banjye nkababyara nkabarera bagakura. Ubwo budayimoni ntibubicire mu nda cyangwa ntibubice bakivuka, yabubonye nyine amaze kubona abandi bagore amaze no kwamamara. None se icyo gihe wari warahukanye? Njye ntabwo twabanaga nawe, mbana n'abana batatu bonyine. Yego. Hanyuma wowe wabashe kwigendera uravuga uti reka muhe amahoro njye kureba ahandi nibera kugira ngo atagumya kunkorera ibyo ari kunkorera? Kuko nari maze iminsi 3 ndara hanze nkubitwa buri munsi, mbona nta kindi mbona n'urupfu rushobora kuzazamo. None se mubye ko wagumya gushyigikira ibyo bintu kwitagiye mu nzego zibanze ubereka ibibazo ufite binjire mu bibazo byawe bagukemurira ikibazo wenda cyangwa ariko byibuze hari ukuntu wamenyekanishije ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye nakijyanye mu muryango, nabanje nkijyana mu muryango. Nyimara kumufatira anga Kigali ho n'ibimenyetso bifite na mudugudu yabyanditse w'i Kigali nese ngenda ngi iwabo ndahamusanga umugabo niho yahise ahungira ntiyanasanga abana ahubwo yahise ahungira iwabo. Mageze mbabwira ikibazo uko kimeze. Nyimara kukibabwira umugabo amaze kumva bimufashe yahise ahamagara mama waramubwira ati mukecuru uwo mugore uri kumva umenye yuko jewe ikintu turi gupfa ruko amazi misambwira kuri umurozi uhora umurogera ari nayo waroza abana be. Mabuko yahise asara gutyo arasohoka banjugunya nkara hirya ko kanya nanjye nibwo nanjye sinzi ukuntu byagenze, nagiye kumva ngo bangaruriye ku kiyaga ngiye kwiyahura, sinzi ukuntu byagenze n'uriya mwanya wanjye mukuru ibintu byahise bimufata biramuniga bibi nambara abantu barahurura aho ngaho. Ngewe rero nuko nguko byagenze. Ntabwo umugabo wanjye ari no kujyana njya kwirwa ntanga mu buyobozi, nabibwiye igitorero mbibwira n'umuryango we. Hari icyo bagerageje gufasha se? Itorero ryaratuganirije, mushumba yaratuganirije aratuganiriza cyane. Sirasi yanga kubyumva kugeza ubwo mushumba avuze ati nta bindi turanaguhagarika kuko ntago ibi ngibi baramuhagarika. Hanyuma mu rugo iwabo kuva ubwo twatandukana
nta muntu n'umwe waho wigize uza kureba abana ngo arebe abana uko bameze. Nige nareraga abana jyenyine naho Silas afungiwe, nkomeza ndera abana jyenyine ntawe wigize ambaza ngo abana bameze gute se byibuze bariga. Nagiye fashwa n'abantu bo hirya no hino, abana banjye bajya mu ishuri bariga, twaburara nkagirirwa neza n'abaturanyi, badusohora mu nzu nkagirirwa neza, nk'uko nawe waza ukavuga uti ndabona gusohoye mu nzu reka nkwishyurira ukwezi. Nubwo buryo ngewe mbayeho n'abana banjye. Pole cyane, pole sana. Noneho tugarutse kuri uyu mwana Nikuze wabaga mu rugo rwawe arera abo bana ngamufasha abana, ukimara kumva ko yatewe nda umugabo bakamufunga, waba waritabiriye urubanza rwe rw'ibanze ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata? Ntabwo gihe nagiye nari meze nabi, warabibonye hari byigize gucaho nari nararwaye uyu mubiri n'undi wajeho hano ku Bitsitsino hose, nari nararwaye ibintu bikantwika ngashya, banterura baryamisha, nari meze nabi cyane. Gusa umwana niwe waje, muri muhungu mukuru niwe waje. Hanyuma urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwagaragaje ko Nzabahaye Silas arimwo araregwa icyaha cyangwa se arakekwaho icyaha cyo gutera umwana w'umukobwa inda ari we Nikuze, ndetse rugaragaza yuko ubushinjacyaha bugaragaza yuko DNA cyangwa se ibimenyetso by'umwana byapimwe by'isano bihura n'ibya Silas, ndetse Nzabahaye Silas aniregura avuga ko umuhungu we wari uri muri iyo sare icyo gihe ko ari mu bantu bashobora no kuba baryamana n'uwo mukobwa Nikuze akamutera inda, bapima DNA bagasanga zirahura, ari nayo mpamvu yashatse kubyitirira Silas. Iki gihe byabaye n'ikibazo cy'uko hajemo n'ibintu byinshi byo gukeka ko Silas ari kugambanirwa n'umugore we kubera ikibazo bafitanye, ndetse n'umunyamakuru bita Akariza. Byararangiye Silas biba ngombwa ko bamukatira iminsi 30 bamwohereza mu igororo rya Ririma. Amaze kumwohereza mu igororo rya Ririma arafungwa. Waba warigeze umugemurira byibuze n'umunsi n'umwe aho yarafungiye Ririma nubwo mwari mufitanye ibibazo? Silas ntago namugemuriye, ariko nari narahamagaye muri umunawe bakurikirana, umusaba ko azaza gutora abana bakajya kumusura. Ogiye niyanyemeraga, nta nubwo yemeraga ko namwegerana namusuhuza. Niyo mwabaza ribu yiririma yabibabwira, n'ubushize nagiye kumusuza tugiye kuri ribu ngiye kumwaka umwana, bamubwiye ngo nasuhuza, aravuga ati ntago yakora mu ntoki zanjye. Narabyirinze cyane kuko umuryango wakunze kugaragaza ko ari ngambanira Silas. Ndavuga nshobora kujyayo, bari abantu ndabazi, akaba yavuga ngo nari ngiye kumugirira nabi. Narabyirinze cyane. Gusa abana narabwiye muri umunawe niyo mwamuhamagara yababwira, nari naramubwiye uzazutora abana bajye gusura se, hanyuma uzamubaze nimba yemera ko nanjye namusura nzajya kumusura. Ntabwo Silas nigize nifuza ko yafungwa, iyo mbikenera gemba naramwifungishije, nari mfite ibimenyetso byinshi byamufungisha. Dore ko story nyinshi ziwe zahise zagaragaza yuko yagiye aguca inyuma cyane, biba ngombwa yuko umuhishira namwifatira noneho nkanamubona. Rero njyewe ntabwo nabuze kuntu nafungisha Silas, ntabwo nabibuze pe. Biveho rero n'umusa nkubitira ijisho ryanjye ryariyuzuyemo amaraso, nari guhita ngenda kuri ribu nkavuga ati mureke ukuntu umugabo angize. Icyo kintu nacyo cyari kumufungisha. Bisobanuke neza rero abantu barimo baratera amabuye Kariza, mwakoranye ikiganiro barimo baratera amabuye wowe ko Silas ari mwe mwamufungishije kubera inyungu runaka bwite zanyu, kubera ibyo mwashakaga. Bisobanuke neza, uyu mubyeyi arabisobanuye, avuze ko iyo ashaka gufungisha Silas aba yaramufungishije kera, aho yamukubitaga amutoteza, cyangwa se aho yagendaga amufata n'undi ari mu bandi bagore aba yagize gute yaramufungishije. Bisobanuke neza rero ko uyu mama Helen atigeze atekereza gufungisha Silas, ndetse nk'umugore babanaga akamubikira amabanga menshi atandukanye, yanifuje kumusura nk'umuntu babanye, ariko Silas we ntago yabyemeraga, kandi kuko ashobora kuba ari amahitamo ye cyangwa se nuko yari ababaye cyangwa n'ibyo yatekerezaga, ibyo ntago twabitindaho. Hanyuma nyuma yarajuriye, ajurira ku rukiko rukuru rwa Gasabo, ifungwa n'ifungurwa biranga, finally aza kujurira mu mizi, aza kuburana mu mizi ku rukiko rwa Gasabo rukuru. Basanga ibimenyetso cyangwa ibyo yaregwaga Silas ntago bimuhama, birimo ko yateye umwana w'umukobwa inda. Barebye basanga DNA z'umwana n'iza Silas ntaho bihuriye, bitera confusion, bitera ibibazo n'abantu bamwe kubyibazaho. Ese Silas mu rukiko rw'ibanze hagaragaje yuko ibimenyetso bya DNA by'umwana bihura n'ibya Silas, hanyuma bigenze bite ko bigeze mu rukiko rwa Gasabo bikaba bitandukanye, bavuze ko ntaho bihuriye, nta sano bafitanye? Ibyo bintu wowe wabyakira ute? Wumvise ari ibintu bisobanutse gute? Wumvise ari ibintu bisobanutse kuri wowe? Ubutabera bwaratanzwe?
Njyewe kuba Sirasi yafungwa nta nyungu ndari bifitemo. Yego. No kuba yanafungurwa nta nyungu mbifitemo. Icyambere cyo ndera abana nyine nta kintu abafashaho. Ikindi banyirukana mu nzu nkarara hanze cyangwa nkagirirwa neza n'umuntu nta kintu afasha kandi afasha abandi bo hirya. Yego. Ibyo byose nta nyungu mbifitemo. Gusa nanone njyewe ikintu natekereje naravuze kuko Sirasi yigize gukorera Imana. Yego. Nubwo yabivangavangaga ariko hari ikintu Imana yamwibukiraho indirimbo ze zakijije abantu benshi zabajyanye mu gakiza barakizwa. Nubwo yaba yarabikoraga bivanga ariko hari abantu benshi bavuye mu byaha barakizwa ku bw'izo ndirimbo ze. Njyewe naketse ko birashoboka ko Imana yaba yaramuhaye amahirwe yanyuma kugira ngo se yitekerezeho cyangwa se Imana ireke ko ahindukira. Cyangwa se biranashoboka ko wenda hari ubuvugizi bundi bwabigerageje simbizi nabyo. Ariko sinzi nimba inkiko zidakora kimwe urukiko rwa hano i Nyamata rwagaragaje ko Sirasi umwana ari uwe. Hanyuma numva ngo ageze Gasabo basanga umwana asuwe. Sibyo? Iki kintu twagerageje kukibaza nkunganire twagerageza kubaza abahesha b'inkiko cyangwa se abunganiza mu mategeko batubwira ko urukiko rw'ibanze icyo rukora ari ifungwa n'ifungurwa ruburanisha uregwa ariko nta bimenyetso biba bikenewe aho ngaho ntabwo ruburanisha mu mizi. Bavuga ko bikenerwa iyo byageze ku rukiko rwa Gasabo cyangwa ku rukiko rukuru bageze mu mizi ariko baburana. Niko umuhesha w'inkiko umwunganiza mu mategeko yamuguye arambwira. Iki kintu cyo wumva atari ikintu gishobora kuba gishoboka kuba wenda hano byaravuzwe bishobora kuba byaravuzwe ariko bitarigeze binapimwa ariko bikaza gupimwa wenda bigeze ku rukiko rwa Gasabo. Wese kubikeka? Nago mbizi nago nzi by'ubuyobozi uko bikora nago nigize mba n'umuyobozi. Nago mbizi. Hari ikintu ukeka se gishobora kuba kihishe inyuma y'ibi bintu by'uko yafunguwe? Jewe nago mbizi ariko na makuru numva gusa sinzi wigize kumamagara ambwira ngo afite umudamu hanze umukurikirana. Jewe nago mbizi byumva nk'ibihuha mvuga ikintu nihagarariye. Murabizi ko nubwo navuze ko umwana yabaga kwa Sirasi sinigize mbabona basambana. Yego. Mbisubiyemo sinigize fata Sirasi na Nikuze baryamana. Yego. Kuko sinanahabaga. Gusa icyo nzi cyo nuko umwana yahabaga. Hanyuma rero ubundi hagati ya Sirasi na Nikuze nibo babizi n'Imana yonyine. Kandi nongeye mbisubiramo. Sirasi niba bizi ko yafunguwe mu buryo bw'amanyanga n'ubundi byanga byakunda. Hari ikintu Imana izakora. Kizagaragara. Birashoboka ko turikiri hano mu isi hari ahantu tugera abakene bagakandamizwa ibyabo bikanazinzikwa. Kavuga bati mu buyobozi bukuru ntibazabona ukuntu bahigeza kugira ngo ikibazo cyabo gikurikiranwe. Nabyo birashoboka. Ariko hari Imana igiburana nta kindi kintu yishingikirijeho. Imenya abakene, ikamenya ipfubyi, ikamenya abapfakazi, ikamenya n'imbabare. Ikazimenya. Iyo Mana igihaba. Sirasi nimba bizi n'umutima we. Akabazi ko yafunguwe harimo amanyanga. Umutima wako umushinza ko hari ikintu yakoze koko yakoreye uriya mwana. Byanga byakunda. Dosiye y'ijuru izongera yuburwa. Icyo nicyo nemera. Kandi none nimba yarafunguwe kubwo ari umwere. Imana ishimwe. Imana kandi yarakoze. Nabyo ni byiza ku Mana kandi no kuri we ni byiza natwe no kuri twebwe ni byiza. Yego. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa watewe inda. Akimara kumva ko Sirasi yafunzwe makuru agacaracara hari amakuru yagiye hanze ku biganiro byagiye bikorwa avuga ko uriya mwana w'umukobwa yigeze guhamagarwa abazwa ku bintu by'amazina. Sinzi ngo izina yitwaga, sinzi ngo irinigwa yitwaga ikintu waba waracyumviseho? Narabyumvise ngo hari amazina ajijinganywa hamwe handitse ngo Nikuze Divine handi kanditse ngo Uwiduhaye Divine. Ndumva narabyumvise. Hanyuma ibyo bintu hari aho byaba bifite isano no kuba wenda Sirasi hari uko yaba yarabigezemo urare kugira ngo bagere kugeza ukuntu bahindura amazina. Ntabwo mbisobanukiwe gusa ngewe naje kubabaza ababyeyi be bambwira ko ayo mazina yose ari aya Nikuze. Yose naye. Ari yose uko ari atatu ngo ni amazina ye. Niba ntabwo mbizi ibindi simbizi. Hanyuma wenda turi mu gusoza. Umuntu bita Nikuze, umuntu wamufashije cyangwa se umuntu watanze ikirego cy'uko yasambanyijwe, ni Nikuze ku giti cye wagitanze arega Sirasi, n'undi muntu ku ruhande wagitanze arega Sirasi? Tubwire nimba hari ikintu biziho. Njye uko amakuru nayakiriye
ubundi ngiye nyimara kubyumva nabibaje nahise telefone Silas ndamubaza ibintu ndi kumva nibyo uriya mwana wamuteye inda Silas arambwira ati nanjye ndi kubyumva ariko genda upimishirize uriya mwana niyita ko tutanabana ndumva nagakayombe banyama nakazanye kari mu rugo bamupimiyeho hariya Nyabagendwa niho bamupimiye Silas ndavuga se nusanga ari byo urabigenza uti ati jya icyo ndi bukurikizeho ndakizi yego najyanye na mushiki we witwa Cecilia njyana n'umugabo witwa Sere w'umunyamasengesho w'inshuti ya Silas tujyana gupimisha uwo mwana tuhageze umwana baramupima basanga aratwite baramubaza umwana n'uwandi aravuga ati ni wa Silas we ubwo icyo gihe nibwo yahise abimenya nanjye nibwo nahise mbimenyera aho ngaho noneho mpita telefone Silas ndamukatira ari umwana basanze atwite kandi ari kuvuga ko umwana ari uwawe arambwira ngo iryo vuriro ntiyaryemera tujya ahandi naho bagaragaza ko atwite mwana ndamubaza se wa mwana ukimara kumenya ko utwite wabiganirije nde arambwira ati giye nyimara kuva mu banyabuzima nabiganirije Silas ndamubwira ati Silas ati banza narasamye ati kuko kuva byagenda ko polisi irongera kubona imihango kandi ndi kujya nduka buri kanya ati Silas arambwira ngo mu gitondo arajya kupimisha ati bigeze nijoro bankingirana mu cyumba ati mushiki we ahita amuhereza ibage ahita agenda kuvugwa naramuhamagara akaga kwitaba telefone ati nibwo nahise manuka njya mu banyabuzima ngiye mu banyabuzima barapema basanga ndatwite mpita mbibwira musaza wanjye ati musaza wanjye atajyana ikirego kuri ribu nari nshatse kumubaza nimba atarajya hano hano ikiraga kijyana dushakisha uburyo twabona Silas hanyuma aze akemura ikibazo nk'umuryango mwumve ikibazo mwana mubajije arambwira ati twabigejeje kuri ribu y'Inyamata niho biri musaza wanjye ararize musaza wanikuze ni wahise atanga ikirego exactly ikintu ashaka kumva rero umubyeyi nicyo cyonyine hari ayo makuru yakomeje agenda aspeculating cyangwa se crossinga avuga ko mama Helene Kariza bareze Silas kubera inyungu zabo kubera mama Helene hari ibibazo afitanye na Silas bijyanye n'iby'imibano ibyo bintu bakabishinja wowe na Kariza abakunzi banyu bose babyumve neza urabisobanuye neza ko siwe wareze Silas umuntu wareze Silas ni musaza wa umwana watewe inda ntabwo ari igihe namureze Silas ntanye ngumba ifiteho kumufungisha ni umugabo wanjye yambyari twabyaranye abana bangana kuriya nubwo atabyemera njyewe ndabizi ko ari umugabo wanjye nubwo byahinduka nyuma azabihakana ariko Imana irabizi ko ari umugabo wanjye hanyuma ikindi kandi njyewe ubwanjye iyo umuntu mutandukanya kuvuga ibyo ashaka ubwo nyine niko yabyiyumvishije ko ari jye mbiri inyuma ariko ashyira umutima hamwe njyewe ntago Silas nashatse kumufungisha amenye yuko kandi na divorce niyo divorce ariko akari we wagiye kuyiregera yishaka ntago ari jye nagiye kuregera divorce ese yari yarazigereye divorce n'ubundi bamufasha yaragiye divorce kuko numva ko baje kumufata aje kumufatira hano turi hano kuko nanjye Kariza yamamagaye ari kunuka arambwira ati uyu mwana kubyara byananiranye aragira ikinaba wowe na Silas murabibaza Tamubaze rukumbwira ngo ngewe ndariho uwo mwana yaranutse Kariza kuri telefone ndavuga ati ibyo bintu rukunyinjizamo simbizi nanjye Silas simbana nawe simvugana nawe ndetse nejo nzajya ku rukiko kuburana turi muri divorce nibwo rero Kariza yise yumva ko tuzaza ku rukiko nibwo bahise baza hano bahise bitabaza iki ribu yaje ko nibwo rero bumvise ko nari ndi hano ku rukiko bumva ko ari jye nahamagaye Kariza bisobanuke neza ko hari iki kintu bagiye bagikubagiraho confusion uyu mama arabisobanuye simbirimo rwose bavuze ko Kariza ngo yabwiwe n'iki ko Silas yaje hano ku rukiko ku buryo atamagara umwana akaza hano uyu mama rero arabisobanuye ko nigena bimubwiye nabwo yarari kunuka mbwira ngo umwana kubyara byanze ngo ikibazo kiwe nagira ibibazo turabijyamo nge na Silas mubwira ko Silas ntavugana nawe nanjye ndi mu rukiko nawe twagiye kuburana naho ngaho ubwo Kariza yabimenyeye yego hanyuma tugana ku musozo Silas nyuma yo gufungurwa hari ubwo yigeze aza kubasuhuza hari ubwo yigeze aza no gusura abana byibuze amakuru nyuma yuko afunguwe ateye ati twabibwiwe na murumuna we bakurikirana yego hanyuma akimara kubimbwira nahise afata telefone navuga ni wenda ngiye ubwo atamvugisha reka muha abana bavugana yego namuhamagaye inshuro zigeze muri enye Silas yanze kwitaba telefone bwa kabiri nibwo yayitabye agumishaho yanga kuvuga arangije arakupa yanze kwita abana nahise nanabibwira murumuna we ndamubwira ni uko biri kose nimba ari dufitanye ikibazo nagagifitanye n'abana byibuze umwinginga aze kuvugisha abana anabasuhuze kuko abana barishimye bakimara kumva ko yafunguwe nta n'iyi saha ntabwo yigeze anahamagara cyangwa amaze ngo abana bameze gute ko birakaze cyane hanyuma wowe uriyumva ute nyuma y'uko wumvise ko afunguwe ukaba uri umubyeyi uri mu rugo uriyumva ute ku buryo wenda uvuga utiye byose hari igihe kizagera
wenda abantu babanye tujya tubigarukaho nubwo wenda harimo ibintu bya divorce numvise wenda nabyo araza kubitubwiraho gatoya hakaba hari igihe byanakwanga mugasubirana ko twabonye abantu basubirana ntucyaka ibyo bintu bishobora kuzagera igihe bikabaho njyewe nta kibazo wanje kubitekerezaho cyane oya nese ni ngombwa rega kubitekerezaho Sirasi kuba yarafunguwe nta kibazo pe nta kibazo mbifitemo ariko nimba anabekirwa cyangwa atabekirwa nahindura ingamba muri we ahindure n'ibitekerezo kandi yumvira inama z'abakuru kandi ikindi yumvire n'inama z'itorero agirwa inama nimba ikintu kibaye kitaranagera kure agira nk'ubu ngubu ibintu yajemo by'urukiko iyo abanza akabinganiriza yabanza akananganiriza akambwira ati byibuze ndabona mu mibanire yacu atari byiza nitunabanye neza reka dutandukane tukabyigaho hanyuma kimara gufungwa se ibyo bintu byo mu rukiko byo bya gatanya byahise bihagarariraho byongeye gusubukurwa afungwa kuko nagiye kumva hano ku rukiko baramamagaye ngo kuki ntitabye yego ndavuga ni ntago narimbizi bahita baduhinda itariki nanjye nditaba ariko Sirasi nawe atazaga tugarutse rero uyu munsi twese twaje twabimenye yego mwamenye ko uyu munsi aribwo muza kuburana urakoze cyane reka duse nkaho twinjira muri ako kantu gatoya cyane kugira ngo dusoze ikiganiro ukimara kugera ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata waruzanywe no kumva ibyo Sirasi yari yarareze bijyanye na gatanya ko niwe wabiregeye ndabeshya hari ubwo ari wabigizemo uruhare kugira ngo ujye kwa gatanya se wareze ashaka gatanya ubushobozi mfite bwabyo bwo kubyinjiramo ese mubye ari gatanya wakemera kuyimuha ariko reka nkubwire tubwire rwose utigewe gatanya yarandeze asaba gatanya yandeze ashaka asaba gatanya yego andega n'ubundi ntakibana nawe andega naravuye mu rugo n'ubundi kubera ihohoterwa yakoraga nkorera yego byo kumuza ku nkeke andega n'ubundi ko hari abana atemera yego dufitanye ikindi nanabikuyemo ubumuga bw'irijisho rariro yego Sirasi no kuba ibyo yankoreye byose we yarabitekerejeho akumva ko akwiye kwaka divorce yego niba koko abitsinda ajya kumva ko ari cyo cyamuhesha amahoro divorce tukiri muri iyi si yego ndi bubimwemerere kuko n'ubundi mwiziritseho bya mbere ibibazo byaba bibi cyane ndayimuha ariko imbere y'Imana Imana izi ko ari umugabo wanjye uravuze uti imbere y'Imana Imana izi ko ari umugabo wanjye kandi uri umudamu wagiye unyura mu bibazo bye byinshi ukanabyihanganira bivuze ko nimba nkumvise neza mu gihe nzaba haye Sirasi yaca bugufi akaba umugabo wemere kujya mu nzira nziza yo kubaka nta bindi bintu byinshi inyuma akagusaba imbabazi mwakongera mukabana nk'umudamu nk'umugabo n'umugore mu kubaka umuryango ijambo ry'Imana ridutegeka kubabarira kuko nitutababarira natwe ntabwo tuzababarira kandi nanjye si uko ndi umuntu w'intungane nanjye Imana itajya imbabarira byinshi cyangwa se uko nta n'umuntu nakosereza ngo ambabarire igihe cyose rero habayeho ikintu cyo hagati abantu bakavuga bati dusabane imbabazi kuri ibintu ntibyagenze neza mubirebaho kandi mugahana imbabazi iyo bitarimo uburyarya ariko urakeka ko hari ikintu cyaba cyihishe inyuma y'igatanya yagiye kwaka urakeka ko hari ikindi cyaba kibyihishe inyuma wenda impamvu kibyihishe inyuma n'ubundi yagiye kwaka gatanya yaranabyaye hirya no hino afite abana na nyuma yaho dutaniye abyayemwe abana batatu harimo witwa Yasine barabyaranye harimo witwa Jeanne barabyaranye n'uwo witwa Nikuze Divine barabyaranye njyewe nta ninda yari bwumve nakuyemo nta n'umuntu wari bwamubwire ko naraye mu kabari nta n'umuntu bwamubwire yuko njye ubwanjye abana bari bwamubwire ko byibuze njya no hanze cyangwa saa 2 z'ijoro nkaba ndi hanze ryenyine ibyo rero ni ibimenyetso ko n'ubundi nubwo ariko akagatanya yarayihaye gatanya yamaze kuyiha warashaka kugira ngo gusa mutandukane imbere y'Imana turahira tuvuga yuko ngo haba mu byiza cyangwa mu bibi cyangwa tubyaye tutabyaye ikindi kandi tukarahira tuvuga ngo nta muntu ukwiye gutatira igihango ngo ajye guca inyuma y'undi urumva rero wiwe yarabikoze arangije aranabigaragaza n'abantu barabibona ndetse n'Imana yarabibona divorce rero yarayihaye nzi neza ko ijambo ry'Imana tubwira ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu aje kujyana itorero ryiwe ahubwo nanjye icyo nibaza ese urupfu rwabaye aba bagore ni rwo rupfu rwajemo urumva ntabwo ariko bimeze none se urupfu ni divorce ari kwaka ashobora kwaka divorce wenda afite ikindi kintu ashaka soit kwiha amahoro soit hari izindi target wenda afite ntawamenya mu mutima w'umuntu gusa ubwo nabasanga mu rukiko muri sare y'urukiko mu iburana ryanyu wenda n'abantu baza kudukurikira urabacira muri make
uko byagenze, ese ko twaba twumvise ko babahaye amasaha runaka abiri yo kugira ngo mugire ibyo muganira, ese n'ibiki mwaganiraga, ese mu iburana ryanyu byagenze bite? Muri make sa nk'ugira ukuntu wa-updatinga abantu babwire uko byagenze gusa dusoza ikiganiro. Ariko ibyo dushatse twanabireka, twabireka twaba tubiretse, tukabanza tukamenya umwanzuro wabyo. Urakoze. Ibyo nta kintu nabivugaho kuko biracyari n'ubundi mwibanga. Nimba baduhaye umwanya nge n'umugabo wanjye mutegereze murebe ikiri buvemo. Ariko wanamugane mushobora no guhura mukiyunga mukavugana mukagenda muvuga muti twebwe gatanya tuyikuyeho cyane. Murakoze cyane. Reka n'ubundi nta muntu waduhuje. Yego, n'ubundi mwe mwihuje ubwanyu. Nubwo bakandika impapuro tugasinya, ariko muri aba bose tugiye gusinya cyangwa se n'urukiko rukadufasha gusinya, muri bo nta muntu waduhuje. Nige na Silas nihuje nawe, turangije tubyereka itorero, Imana nayo ibiteraho kashe. Rero n'ubundi tunaka divorce turaba tubikoze nk'abantu, ariko ntabwo turaba tubikoze nk'Imana. Urakoze cyane. Mama Helen ndagushimiye cyane. Umwanya munini uduhaye ukaduha ikiganiro kirambuye gutya, ugasa nkaho ukuraho urujijo ku bantu bagira byinshi bakekaga batari bafitiye ukuri. Ikintu cy'umuntu we ku giti cyatanzeho isura, ishusho kuri icyo kintu, kandi ari we nyir'ubwite kiba ari ukuri. Abantu mwese aho muri, ndizera ko ubwo ikiganiro muza kucyumva muraza kumenya ukuri kw'ibintu byose uko byagenze, ndetse n'ikintu cyose gikekwa kivugwa gisa nkaho kiri buze gusa nkaho cyakuweho. Hari ikindi wongeraho? Akandi kantu navuga, ibi bintu nakomeje kubona abantu bari gutuka Kariza cyane. Yego. Kariza ni umunyamakuru. Yego. Niko kazi akora. Kandi inkuru atanga ayitanga yayihawe. Ikindi Kariza kandi ntabwo yabanaga na Silas na Divine. Ajya gukora iyi nkuru ya Divine yari yahamagawe. Bishoboka ko hari uburyo yahamagawemo, cyangwa se yanabibonye byageze kuri RIB nk'uko bari bamaze kurega, umusaza we yamaze kurega. Kandi nabikurikiranye ndeba ko umusaza we hari ahantu yahamagaye Kariza bimubwira uko byagenze kose. Bari gutuka Kariza ikibi yakoze ni giki? Nanjye ubwo binyebe. Baramushaka hiki? Nibyo nanjye nagarutse mu Nimba Silas yafunguwe nibahereza Imana icyubahiro, ariko bikiko mu muntu ngo bagende bamutuke kuko siwe munyamakuru wenyine wakoze ibiganiro. Hari n'abandi babikoze. Kandi no muri abo ngo bari kumutuka, harimo abantu bagiye bavugira Silas nabi bazi ko azaheramo, none babonye afunguwe batangiye kwigarama na Kariza. Oya, nibashima Imana ikindi kandi bajye bahamya ukuri, n'Imana izabahamiriza igihe cyabo n'ikigero. Urakoze cyane. Yari inyunganizi ndetse nikosora ku bantu bagaragaza ko Kariza ari umuntu wakoze ibintu ngo bitagomba gukorwa, kandi wenda n'ikintu tuzagira ndashaka kuzagerageza gutumira Silas tukagera ikiganiro nawe nkumva icyo bitekerezaho, nkumva uko abifata, nanyemera kama ikiganiro tuzaganira birambuye. So ndabashimiye rero, twari kumwe na Mama Helen, mama nkuko natangiye mbibabwira, ni umudamu wa Nzabahayo Silas. Ubwo twatumusanze ku rukiko, ndavuganira kanze tuganire, agira utuntu duke na duke cyangwa se utuntu duto agenda kuraho tw'urujijo tw'abantu batekerezaga. Mahire turagushimiye kandi no kuri Imana ikomeze baho umugisha. Murakoze cyane. Reka tubifurize ko urugo rwanyu rutasenyuka, ahubwo urugo rwanyu Imana izarwubakira. N'ibyo mwaba murimo byose, Imana yonyine nizi ikintu gikomeye ku rugo rwanyu, ko nayo yagize uruhare kugira ngo murugire. Murakoze cyane. Imana yafatanyije nta muntu wagitandukanya cyane. Niyo mwahana divorce kubera ko Imana yabafatanyije, nyuma ya ko tumurongera mugashakana mukiyunga. Ni nayo mpamvu rero ibi ngibi abantu babigendemo gake. Abantu Imana yafatanyije, Mama Helen navuze ngo abantu babigendemo gake. Ejo mushobora kuzatungurwa mubona Silas n'umudamu we babanye neza. Ariko tukongeraho ikintu kimwe, Silas nimba ari umuntu uzatwumva muri ikiganiro, ajye yifashisha amasengesho kurusha ikindi cyose, nk'umuntu wabanjije kunyura mu rusengero, nk'umuntu wabashe gusenga. Na Mama Helen nawe turamwifuriza kuzajya yifashisha amasengesho, akazajya aba ariyo amufasha. Turabashimiye rero, reka tubifurize icya n'ihirwe, tubifurize kubana natwe mu biganiro bya DTT TV bya buri munsi, uko bigenda uko ari uko tubaha amakuru ageno kandi dukuye kuri nyir'ubwite. Ciao ciao. Akariza TV Show. Ni mu kiganiro byagenze gute?